turabasuhuje inshuti bakunzi ba CEO Logic. Uyu munsi ndi kumwe n'umu young CEO, very genius young boy. Say hi. Hi. How are you? I'm fine. Yeah, we are happy to welcome you on our CEO Logic platform. Ni mu minsi ishize waranganirije numva ufite ibitekerezo byiza byagira inama abantu bakuru abatoya, and then I was like, wow, you are amazing, right? Yeah. So what's your name, young man? My name is Bakita Sahir Mugisha. Ah, you are Mugisha. How old are you? I'm 60 years old. Oh, so biba bimeze gute kuba uri umwana w'imyaka 6? Ni iki nyine uba wumva kirenze? Because if you are 6 years old, you can be smart, Yeah. you can be a genius, and you can also do everything. Yeah. We That's why. kubera yuko abantu benshi bankurikirana bavuga ikinyarwanda reka ari cyo tuza gukoresha. Sibyo? Wiga mu mwaka wa kangahe? Wiga mu mwaka wa kabiri primary. Ah, wiga muri primary 2. Yes. Which school? What's the name? Revaska. Where? So noneho ngaho turagira ngo sibyo? Ni iyihe nama sibyo wagira umuntu ufite imyaka 6 uri kugira ngo atsinde amasomo ye nawe atangira ajya yatsinda atera imbere amanota yagende yiyongera uko bwira nuko bukeye? So, a person who's 6 years old to iyo ushaka gutera imbere Yeah. sibyo Yeah. abanza sibyo akiga akubaha ababyeyi be no gukora ikintu cyose bamubwiye agafata amakaye akiga buri munsi niho bizamuteza imbere. Njyewe nkunda gukora ibiganiro bivuga kuri business wumva ari iki? Iyo tuvuze business, what do you understand by business? Kubera ko nkunda gukora ibiganiro bivuga ku ma business uburyo wakiteza imbere. What do you understand as business to your age? Uyumva nk'iki? I understand business in my age like business is something big people do and they get a lot of money. Alright. Mu kinyarwanda bishatse nko kuvuga iki? Mu buryo bwagutse burambuye ku buryo umuntu yahita yumva icyo bishatse kuvuga akabikora. Bishatse kuvuga ko umuntu wakuze sibyo agomba gukora business nyinshi cyane sibyo nawe akiga agakora muri mashini cyangwa kuri telefone agafata mashini akiga nicyo cyabateza imbere. Business rero bishatse kuvuga ko business ishatse kuvuga ikintu umuntu mukuru akora cyamuha amafaranga kikamutuma ateza n'imbere. Exactly. Ubisubije neza rwose nk'umuntu nukuru uzakora business, right? Ndishimye cyane. So kugira ngo business y'umuntu itere imbere birumvikana ko kubona amafaranga ntago ari ibintu biba byoroshye sibyo? Utekereza ko ari iki umuntu uri gushaka gutera imbere gushaka gukora business ni ibiki yagakwiye kwitaho kugira ngo business ye izatera imbere? Cyangwa business izatera imbere sibyo? Agomba gufata abakiriya be neza cyane cyane ku ba boss. Yego. Bagomba gufata abakiriya be neza bakabigisha uko bazajya bakora iyo bari gusova abantu cyane cyane nko kuri resitora cyangwa kuri pisine niho bagomba gukora ibyo bintu kugira ngo business yabo itere imbere ibashe gutera imbere neza cyangwa cyane. Yeah. None se utekereza ko urumva wari umaze kumbwira ko kwakira neza abakiriya no kubitaho biri mu byatuma business yawe utera imbere. Abantu benshi bakunze kumbwira ngo biragoye kubona igishoro cyo gutangiza kugira ngo bakore business, kandi twabonye ko business igufasha kubona amafaranga. Ni iki abantu badafite amafaranga bakora kugira ngo bazagwize igishoro babone batangire gukora za business zabo? So abantu bashaka gukora business you can raise your voice so that we can hear you well. So
so abantu bashaka gukora bizinesi bayibuze ariko bagomba gukomeza bakagerageza sibyo ubundi bagashaka bizinesi yoroshye sibyo nabo nk'uko nabivuze ngo bakagenda bubaha n'ababosi babo icyo bavuga cyose bakanazagenda baseriva amaresitora neza niho bazatera imbere niho bose bazabishyura neza cyangwa amabuye niho bazabishyura neza bakabona amafaranga yo gufasha abantu yo gufasha famiye yabo no gufasha ibindi byose. Uramutse ubonye igishoro ubona bizinesi wakora ari nk'iyihe nubwo ukiri umwana? Bizinesi nakora yego naba umwarimu nahora nesipurika abantu nicyo kintu nkunda gukora. Kugira ute? Kwesipurika abantu. Kwesipira abantu icyo bagomba gukora. Yego cyane cyane nkunda gukora bizinesi yo kuba umusirikare. Ukunda kuba umusirikare? That is amazing. Let me hope that one day you'll be a soldier, right? So why do you like to teach? I like to teach because they help poor kids to study and study well to be first ones, and I give them easy questions in test so they can win. Ubwo ujya ubikora nka gute? Ujya ubikora gute abo bana? Umbwiye ko ujya ubaha amatest ubafasha kugira ngo batsinde en class. Nabigenza gute? Kugira ngo banyubahe sibyo nanjye ngomba kububaha nkakora icyo bavuze sibyo n'icyo bashatse nkakibazanira nanjye niho bazajya banyubaha nkabaha ibibazo byoroshye so I can be the best teacher. Yeah, actually that is a most amazing support you could give to people. So kwigisha ni ikintu cyiza, and even your dad has been a teacher. Do you know that? Yeah. And I'm still a teacher, right? Okay. Anyway, ku bantu mutari mubizi, he is my boy. He is just a young CEO trying to yarambwiye ngo yumva yajya agira abantu inama. Ngaho tugira inama eshatu nziza haba umwana umuntu mukuru yakurikiza mu buzima bwe akazaba umuntu muzima ugiriye igihugu akamaro nk'abanyarwanda muri rusange, nawe akiteza imbere ndetse akanateza imbere umuryango we muri rusange. Ni nk'izihe nama eshatu twakurikiza? So reka mbanze ku bantu bato. Alright. Abantu bato bagomba kubaha, yego, kwiga no kubaha no gukora ikintu ababyeyi bashaka, no gufata amakayi bakiga buri kanya nibo bazaba aba mbere bakanatera imbere famiye. Exactly. Abantu bakuru ibyo bo bagomba gufata telefone cyangwa mashini bakesipurika abantu cyangwa bakazajya bakora bizinesi bagenewe rusange niho batera imbere. Ubwo byari ibyiciro abo ni ku bana no ku bantu bakuru. Noneho twese muri rusange nk'abantu ni iyihe nama nk'ebyiri twese tugomba guhuriraho zadufasha twese tutitaye ngo ni ngo ufite imyaka ingahe, ngo uri mukuru cyangwa ngo uri mutoya? Ni nk'icyo kintu ni ikihe? Icyo kintu nabagira inama nziza cyane yabafasha. Okay. Nababwira ngo ndi kuri Mirakoro mwese muri rusange mu Rwanda muzajye mwubaha mufashe abadafite amafaranga n'abandi benshi. Muzajya mubafasha mwige niho muzatera imbere, u Rwanda izatera imbere yose, niho Rwanda izajya
gukunda abantu, gufasha no kwiga. Iyo ni inama ya mbere. Iya kabiri, mwese muri rusange muzajya mutera imbere mwubaha ababosi n'ababuja nk'uko mwabigenewe muri rusange, na bizinesi yanyu nubwo yoroshye ariko mugakora bizinesi mwabugenewe muri rusange. Ibyo bintu bizabateza imbere. Alright, ni nk'iyo nama wagira abapapa, dore uri kuganira na papa sibyo? Niyo nama wagira papa sibyo? Niyo nama wagira mama, kugira ngo n'abandi bapapa bafite abandi bana bayikurikize, ndetse n'abandi bamama bafite abana bayikurikize, kubera yuko ibintu uri kutubwira ndi kumva biri kumfasha nanjye ubwanjye nziga byinshi. Inama nabagira kugira ngo abandi bapapa bamenye n'abamama byose, kubaha abana babo no gukora ikintu abana babo babasabye, so you can be the best dad, the best mom, and the best everything. So you can be so your son can say, my dad and my mom are everything to me. That's why you have to respect your sons or daughters. Of course, yeah. So what do you think mu gihe ababyeyi badafite buri kimwe cyangwa ibintu abana babo babasaba batabifite, abana basabwe gukora iki mu gihe? Abana basabwe kwiga, ukunda no kubaha. Mu gihe ababyeyi badafite ibintu byose ngo babihe abana, se ubwo abana bo tubabigiriye ihe nama? Mu gihe ubwiye ngo dad I want that, but the dad or mom have not enough money, so what can we do? You can search for a business, easy business. But you are young, you are still, ubwo nukuvuga ngo umwana abwiye papa mama ibi bintu ndabishaka, ariko nta bihari, nta mafaranga ari yo kubikora, ni iki wakora nk'umwana? Ariko ufite business. Yego. So uzajya ukunda abantu sibyo, ukunda kwiga n'ukunda gutera imbere, niho uzatera imbere ukabasha ukabona amafaranga nk'uko nawe wabikoze, niho uzajya ugurira abana bawe icyo bashatse cyose. Like you. Of course I do. Are you satisfied? Ibintu bitatu ukundira mama, ibintu bitatu ukundira papa, kugira ngo n'abandi bana bazabikundira ababyeyi babo. Bakundira ko bankunda, bakunda ko bubaha, bakunda ko bankorera ibintu byose nshatse, nanjye nicyo nabakorera. Nawe nicyo waha ababyeyi bawe nukura ukaba umubyeyi. Urateganya kuzaba umubyeyi? Wumva uzaba umupapa cyangwa umupapa ugashaka umugore nawe ukabyara abana? You even told me that you have a girlfriend, right? You do? All right. Imagine when you uzaba ufite imyaka mikuru usigaye ungana na papa na mama, ni ikihe kintu wumva uzakorera abana bawe kugira ngo bishime? Nzabakora icyo bashatse, simbakubite, ahubwo bubahe, nibo bazankunda cyane. Ni ukuvuga ngo iyo wubashye abana bawe nawe baragukunda cyane. Wow, izi nama si zihagije. Dusoza ngaho nawe dusoreze, udusuhuze, utubwirire abantu bakurikirana Havugimana Strato CEO Logic ikintu bagomba gukora ko ari ukudufollowinga kugira ngo inama nk'izi ngizi ubutanditse tuzibona tujye tuzibaha. Mwebwe bagenzi bareba Strato, Havugimana Strato, uzafollowinga, murike, mushare na subscribe. Ngaho njyewe nitwa Bakitari Sayiri Mugisha. Bye mwese, na hejo.